segonderi warayize ba muri interina akantu umvuga utuntu nibura tubiri twakubayeho umva nk'udushya utazigera wibagirwa yego nutuye icyambere yagera hanze ndabivuga nkanabikora bivuze ngo junaro tuvuze ngo urose baguhaye umubyizi wabivuga oya ntabwo nabivuga okay aka kabiri ubujura oya burese mana mbanze mu bari ni ibintu byabaye nakubisa animatrice umwuko ubugari umukuye heza mukuye ku gikoni ubuse wari ufite umushinga bingari cyo abantu matrice rega bakunda gutesha umutwe abanyeshuri wagiye kukurayo cyo kikuzanye kumusanga mu rugo abantu matrice barabangama dusanze twe turabakobwa benshi dusangayo azazana ya minwa yabo uwo munsi ntago nari nare twe turi mu gisibo noneho anshinza ko nagurishije ibiryo kubitanga kugira ngo nkorere umugisha yenda ku Mana inzara nziza zihindura amabara umutsatsi gwawe uguhindura ubwoya ufite iminwa myiza uyihindura danje imyenda y'abagabo yihindura iyawe hayiwe nubwo uri umutonzi urindoshe mu zindi ngwino usanga umwami Yesu akuruhure rekeraho ngaho reba amazu meza twiyubakiye maze ureba abagore beza twirongoreye isi iraryoshe we isi iraryoshe we nyamara bo baravuga bati isi iraryoshe we isi iraryoshe we niyo ngiyo nayo niyo abantu okay indushyi ni kirata Rukiya yitwa Uwimbabazi Yvonne wowe ukaba Mbabazi Yvette ukaba Rukiya wakaba nde Firidausi wijuru rya karindwi harya ijuru rya karindwi nanje ndarimenya nkazi sha reka kurya nawe urarize ubwo mboneraho gusuzuma gatwa Musa ni umusiramu ni inshuti yanjye cyane turakorana mu bintu bitandukanye nk'ukina mu runana yitwa Mugisha burakera nkizi Kigali ndi inturi naryagiwe nkarariwe akamba shano umugabo nyamugabo n'ubiye tuvuye ajya binyibutsa nako sha uribuka akabinyutsa atari kuncyurira akabinyibutsa bwo twe tuganire avuga ati duraho Imana imaze kukugeza abasiramu ndabemera cyane kabisa buriya namwe mufite ukuntu mwihariye mugira kondisiyo zanyu n'imibereho yanyu cyane cyane mugafashanya n'umugabo twa papi hari Nyamirambo n'inshuti yanjye cyane ejo ndarakubutse muri Oman anzanira gift nziza cyane kumva rero yambwiye n'ukuntu ajya gukunda kugira gusura abarwayi kwa muganga ibyo bintu bikunda ngo yanabura ariko akamenya ngo ari umurwayi wariye kwa muganga bimuturutse akwana sawa nawe ugira gahunda yo gufasha abandi ku bushobozi buke umuntu aba afite arafasha uvuge cyane ariko umukobwa avuze cyane nivuze ko ni nawe mwiza ubushobozi bukeya umuntu ufite arafasha okay rero Teresa nshaka indirimbo imwe y'abagorozi barazigira harya nabo bagorozi cyangwa kubise akantu gakomeye oya nshaka indirimbo y'abagorozi sasa uyinkorezemo hajya barimba gutera yandi bose bakoresha uruhe rurimi oya ni Kinyarwanda ariko nyine ndazizi nuko ndi kuzibagirwa okay izabatampera sinzi ko wambwiye wigeze kumbwira akantu urimba ibyitso nzi una abadive ko nsanga atari babandi baririmba bagira barandaga ubidinzara nziza abo ndi banashaka mutsatsi mwiza uguhindura ubwoya ufite iminwa myiza yihindura danje imyenda y'abagabo zihindura izawe ayiwe nubwo uri umutonzi urindusha izindi abo nibo bande ngwino usanga umwami Yesu akuruhure umugozi urukuze abatampera abo nibo batampera igisubira neza weru amagambo nshaka kukubaza akantu nyine ndakubazamo ijambo rimwe mu byo nyine ko yatampera ndibajyaga inyama ndibajyaga induze mbese bagenderaga ku mahame niba ari umugore ugarambara imyenda miremire y'abagore nyine iyo ndirimbo iririmbe amagambo yeruye bameze nk'abari gusenya babandi basiga inzara ku indoki yiririmbe amagambo ufite inzara nziza uzihindura amabara umutsatsi gwawe uguhindura ubwoya
ufite iminwa myiza uyihindura danje imyenda y'abagabo yihindura iyawe ayiwe nubwo uri umutunzi urindoshye mu zindi ngwino usanga umwami Yesu akuruhure rekeraho ngaho reba amazu meza twiyubakiye maze ureba abagore beza twirongoye isi iraryoshe we isi iraryoshe we nyamara bo baravuga bati isi iraryoshe we isi iraryoshe we niyo ngiyo nayo niyo abantu okay indushyi ni ikirata Rukiya indushyi ni iki indushyi uko mbyumva mva ari umuntu wabayeho nabi cyangwa se n'ubuki umuntu wabayeho nabi twitwa indushyi yego ariko umuntu ubayeho nabi ubukene ukubitwa buri munsi n'umugabo cyangwa se umugore nawe mutabanye neza uburindushye hanyuma imbabare n'indushyi bwo turabatandukanya dutabo abantu imbabare oya imbabare n'abakene sibyo abakennye cyane bababaye ariko nanone umuntu ubayeho nabi mu itotezwa rya buri munsi abarindushye okay mbwira ibintu nkabi ndabaza Rukiya uvuge cyane ibintu nka bitatu cyangwa bibiri byatuma umuntu yitwa indushyi byagusunikiza mu burushyi icyambere kubyarira iwanyu uri umukobwa noneho ukabyarira iwanyu nta bushobozi bafite bwo kukwitaho byakugira indushyi ngo baguhe ibyo ukeneye icya kabiri ntabwo byaba ari amahitamo y'umuntu ariko kuvuka utavukiye ku babyeyi bombi yego byakugira imfubyi cyangwa imbabare oya ntabwo kuvuga ngo waramutakaje none kubyemera oya ntekereza ko indushyi ari kuba ufite urugo rubi ukaba warusiga ukagenda cyangwa mugatandukana cyangwa babaye indushyi kaba kabaye icya kabiri ni nguko nanone kubyara udafite umuntu ugufasha kurera umwana nanone uba uri indushyi nanjye ibyo muvuze se mbijya kure ariko cyane cyane uburushyi inshuro nyinshi buturuka ku rushako rubi uje ushaka umugabo rwose ukuzengereza cyangwa umugore ukuzengereza ukaba ubaye indushyi rwose akakuzengereza kugeza umuntu avuye ngo ararushye impamvu rero impamvu iriya ndirimbo ivuga kuriya niyo mpamvu yo gusubira ngo ku icyo ndirimbo bayiririmbye ati wasiga inzara umusatsi ukawugira ubwoya kugira ubwoya nuko kwawuca ni ubusirimu ariko umusatsi kuba ubwoya nyine niho bahera bavuga ngo kubera ko Imana itabyemera ibyo uri indushyi mu zindi ngwino usange Yesu akuruhure kuko n'ubundi nubwo urya neza ukaryama neza ukambara neza ukanywa ayo mayoga ukisiga ibyo bintu byose uri indushyi ngizindi beretse akandi kantu ni gutekereza Bibiliya dukoresha anayo bakoresha sibyo niyo bakoresha biravuga ngo umucamanza w'ukuri utabera ninde ni Yesu cyangwa se n'Imana nuko icyo giye kukwita indushyi wowe Bibiliya ivuga ko biriya bitemewe gufata umusatsi ngo guhindura amabara ngo guhindura ubwoya ahandi muri Bibiliya none ko kwise indushyi ko gucira urwo rubanza afite abari kubicira ese mu bizajya mu ijuru izi nzara zirimo ibyo ndanico nje babimbwiye baje barazica uwo musatsi uzajya mu ijuru nta muntu wabona izo nzara zimeze nk'izigisiga umusatsi uzi uko ashaka kandi akaba afite imirimo myiza muri quartier none se ubu ikintu cyanarije wowe urasanga uriya muntu akwiye kwitwa indushyi kubera ko nijura aho ni iwacu aho abara bahora bishimye bahimbaza Imana ubuziraherezo aho ngaho ni iwacu nicyo uri kwivugira rero ntekereza ko Ive segonderi warayize ba muri interina akantu umvuga utuntu nibura tubiri twakubayeho umva nk'udushya utazigera wibagirwa yego nutuye icyambere nuko narose ndi ku buriri nkagwa hasi nkisanga ndi hasi nkavunika urota usimbuka narose nsimbuka ko naraga ku gitanda cya gatatu hejuru nturuka hejuru ngo hasi bonaga ari abadayimoni bari baguteye warota kuvuga nyara abantu barota agahaguruka akagenda agasohoka agafungura n'umuryango akaje kwicara hanze yagera hanze ndabivuga nkanabikora bivuze ngo uje narota uvuze ngo urose baguhaye umubyizi wabivuga oya ntabwo nabivuga okay aka kabiri ubujura oya burese mana mbanze mubaza ni ibintu byabaye nakubisa ni matrice umwuko ukuye ku gikoni ubwo se wari ufite umujinya bingana iki abantu matrice rega bakunda gutesha umutwe abanyeshuri wagiye kukura cyo kikuzanye kumusanga mu rugo abantu matrice barabangama yadusanze twe turabakobwa benshi dusangayo
azazana ya minwa yabo. uwo munsi ntabwo nari nare twe turi mu gisibo noneho anshinza ko nagurishije ibiryo aho kubitanga kugira ngo nkorere umugisha yenda ku Mana. Mwana mu gisibo utariye ibyawe ubiha abantu bashaka ibyanjye nabihereje umutipe bya bindi bitaga dabo yo ku ishuri. Twabitaga gutega mine. Noneho ndabitanga mbitanze azambwira iyo aza anshinza ko nabigurishije amafaranga. Nuko utikankorera jihad. Ansanga rero yaguteye umujinya. Ansanga ku gikoni umugwanye indambara ndagatifu. Muri ku gikoni ari gukora iki wowe kandi tarije cyo. Ari imanukanye n'abakobwa bagiye koza amufoka. Barangije kurya. Ansanga yaravuga ati umuntu w'umusiramu ugurisha uburyo mu gihe cy'igisibo. Akubeshera sha. Umujinya gurazamuka. Urambika gakiza hasi. Kwa bari munini isura mukora uterura cyane wandi w'imboga. Ni wawe nuya n'ubugari kuko ari kinini bakoresha. Ari gihe batekaga ubugari bw'imyumbati n'akawunga. Ye nafashe ubugari. Uramuhonda he mu mutwe ku kibuno. Ahubwo yanganaga iki se ubwo? Oya bani matirise byarangiriye hose buretse byarangiriye iki? Narirukanse ko icyo gihe ngiye ku ishuri ntago nambaraga ijipo. Nambaraga ipantaro. Uhita wiruka. Tanirukanga ngeze kuri gate nsanga harakinze igipangu ndagisota. Birangiriye bite nyine? Byarangiye igipangu nyisose nsohoka hanze kuko nigaga mu Ruhango hari umufamiliye wabaga i Muhanga mvuye aho ngaho ku kigo mitangi Muhanga mara y'icyumweru. Wese ngirizo wiha weekend nako nahise nihereza ikiruhuko cy'icyumweru. Rero mu kugaruka nagarutse abavyeyi babigezemo uruhare kuko ku ishuri barahamagara babwira yuko umwana yavuye mu kigo yasohotse hanze kandi tutazahana icyo cyumweru giciye mama araza. Yego ariko ibyambayeho n'ibindi bintu n'akanyafu kaciyemo aho bita ngo ni muri ndabyemeye. Ariko mama ukwikubitiye ariko oya abarimu ni umwanimateri wari umugome byahatari. Nyina yatekereje ko ndakubisa ni matirise we. Urumva wowe reka nanjye urumva umuntu oya bani materi n'abani matirise barakabye nabi mwese ndabaruta bumva nabi bagira amatwi ng'ingo nayizemo ariko umunyesha ufata umwanzuro akavuga ati ngiye nyukubita umuyobozi. Oya arega n'ikindi uri kumva biterwa ndetse umugozi wihorere biterwa n'ikintu muba mwapfuye cyangwa se n'icyo kigorega ese ku buryo kuki wibwirije ugatugenda ukagumayo kuki wese usohoka ikigo nejo ntugaruka mu ishuri kumva kuguma kuko narinzi ibihano batange wakushije. Voilà ariko byenda kose ako n'ubundi byarangiye ibihano biriye. Okay ngaho mbwira wowe se wagira umwana inama umwana wawe wamugira inama ko ngo umuyobozi nakubangamira uzamukubite? Umuntu akumenyereza twemera ko abayobozi babangama babaho ariko nanone ntabwo bari umuco wo kuvuga ngo uramwiyoreza ko yaragututse gusa ko ndahandi yaragukubise ngo babare y'umureka. Wibaza umuntu mu gisibo ari imbere y'Imana wise ukora ikosa ryo kurwana. Gukora ikosa arige bikabye no kudakosora ikosa. Kuri ubu noneho wani matrice mubanye mute? Hari amakuru ye habayeho nyine gusoza kwiga tujya gushima no kunenga. Je ntabwo nagiye ngiye gushima. Nakaragiye ngiye kunenga. Uramunenga n'ubundi babahereza umwanya mukavuga ukuntu mwamaze iyo myaka 3 yose muri kwiga kuri icyo kigo ibyo mwahuriyemo nabyo kandi imagine ikigo bavuga ngo kwa kundi bamamaza ibintu hari igishanga kiri hepfo y'ikigo baragifata bakagishyira mu kigo indani hanyuma bagahinda icyo gishanga bakagihindura karo kikaba gisa nk'agapisine. Umubyeyi rero yabibona kuri televiziyo cyangwa se yabona bari kucyamaza agahita avuga ati umwana wanjye ntagomba kwiga. Wagera ugasanga icyo gishanga no mu kigo mindani nta kirimo ahubwo wenda mwajya muri visite cyangwa se mwajya muri sport kuko twebwe ikigo cyacu ntago cye gifite sport mu kigo. Ntukivuga icyo kigo oya ntago hanyuma se ndibaza wo ubakwamamaje ikigo gifite piscine gifite ikintu kiri ujyanye y'umwana utabibonye kandi ukamusigayo ikibazo ni wacyamamaje cya kibazo ni wowe udafite umeze nawe nk'umuntu udagize ikintu kiba gihari. Ikibazo no cyamamaje kubera yuko ikibazo no ibikoresho uba wamaze kubigura ndetse wanishyuye. None se nakumanza kujya kwiyandikisha biyandikisha online. Agera he online kuko twebwe twari Kayonza ikigo cyari mu Ruhango. Nkwereka nyine naho kwishyura se wishyura utaranagira nabwo kandi already ibintu baba bamaze kubyamamaza ubiguze ariko se ni waje kugira kwibaza nkwamamaje utunenda mfite ishuri yitwa Manase sibyo mbabeshya ibintu bihari muri andikisha ese no kwishyura koko utananaza kureba ibyo bintu byabaye nk'ibintu bihuranye kuko nubundi combination nagiye kwiga niho banyuhereje
ahubwo ni ibyo katubireke ariko rero mu nama nge najya byo kuvuga ngo ugiye guhindura ikigo byagiye kujya guhindura Shanje ikigo baravuga ngo mu nama ukansoringa umwaka nge mu nama najya ntabwo umuyobozi ubangamiye umunyeshuri yajya kosozwa gukubitwa nyine ariko ayo makosa abamo ahubwo uvuga ngo ni kwa kundi usanga abakobwa bapingana na animatrice barapingana sinzi yaho nari uruswende nta no kuvuga ngo hari uruswende rufata umwuka urumva rworoheje rufunze mu mutwe noneho rumenye ubwenge bwo kuba ati nta competition iri hagati yanjye na animatrice nayo pe nta nano twari duhuriye ariko ndabona umwe ni umuyoborwa undi ni umuyobozi ibaze rwa ruswende rumengo nakosheje ibishoboka reka n'ishuri ndireke njye kurebaho nihishe wari mukuru oya yena si ukubivuga gutyo ariko ibihano baherezaga abana nabibonaga avuga nanjye uko byagenda kose iri kosa nkoze bya bihano bahereza abana nanjye biri buze kungeraho igira hirya rero nshaho okay ako ni kamwe Ive nako ngivete noneho niko Teresa Mendoza harya wageze makangahe jewe nzago nize ntabwo wize habe nambase reka wacurujeho ibintu by'abanyamashuri ndukabimbaza uje mbaza ibyo gucuruza wacurujeho naracuruje muri Kongo natembeje agataro nacuruje iki ndakintu ndakoze Goma urabije ukuri n'agataro naragatembezaga muri Kongo natembezaga imbuto ako zabwa magano ukikorera nga yambegeti siyizi imwe y'umweru bacuruzagamo amandazi ugashyiramo amapombe ukaje gutembeza igoma pombe umwe kayigurisha 1,200 guco ntacyo kamwihorera atari bazi umukobwa iyo tuvuze ngo indyo yuzuye ni niki bimeze ite indyo yuzuye ruko ari purato ewanuka yuzuza indyo yuzuye rumva ni indyo iriho ibiryo byubaka umubiri ibitera imbaraga ibirinda n'indwara by'umwihorera kandi murankostereza sinzi impamvu kubagana nk'umurizo w'ihene naraguriye nawe uriwo cyangwa aranawumeze cyakurimo reka nuko nta kibazo muri wowe uvuga ngo hari ibirinda indwara bitera imbaraga n'ibyubaka umubiri ibirinda indwara dusangamo iki n'iki ibirinda indwara ni imbuto n'imbuto hanyuma igi uribarirahe eske igi wowe ni kuri wowe ni inyama ni imbuto ni ibishyimbo ni ibijumba igi uribarirahe irajya kuri kote y'inyama ubwo rirajya mu ki mu bitunga umubiri nta kidatunga umubiri mu birinda indwara ako waretse kuyobya umukobwa bitunga umubiri se bw'amazi ntiyawutunga n'igikoma nticyawutunga nyine twava za ntuza 3 za kategori 3 ibyubaka umubiri ibirinda indwara n'ibitera imbaraga igi rirajya mu bihe ibyubaka umubiri hanyuma ubugari n'ibyubaka umubiri ibitunga umubiri shiriye ariko utunga n'ibyubaka umubiri ndago ubugari bwakongera imbaraga ntago mvuze ngo ibitera imbaraga savuze nakoze ngo ubugari turabushyira mu yihe kategori bitunga umubiri mwana ni igitunga umubiri ni igiki Neso akabimenye nyene ubugari se nibikimanika ari bintu babaga bare muri kategori twavuze hari bitunga umubiri twavuzemo bitunga umubiri rati kanuka harapfumaguritse ariko no watobo muze nk'ipini bafashe bazirika mu ijosi barita baricana rigenda riko sibitutse bikura nakubaje ngo hari ibyubaka umubiri ibirinda indwara n'ibitera imbaraga uri kunyumva neza nino kubaza ngo ubugari turabushyira mu bihe ubugari ni byubaka umubiri kubera iki kubera ko nyine iyo ubiriye byubakaga umubiri Tereza ndabigambye musiye biki ngo bisubize uko ndabisubije none hanyuma se ibitubaka umubiri ni ibiki ubundi bitubaka umubiri ni ibiki bitubaka umubiri mbiri ikintu gitubaka umubiri kandi cyariwe ibyo byose uri kuvuga ni ibyo kubitandukanya nyine kategori 3 tunavuze harimo kategori 3 yego kuri cyo ugushaka kubifata ukabishira mu koboka nyine nakoje ngo dufite ibyubaka umubiri se kimwe nibitunga umubiri no ko waretse cyako ko ntabyizi oya ndabizi ibyo yuzuye harimo imboga imbuto oya turacya kuri za kategori 3 buretse ariko ibyubaka umubiri ibitera imbaraga ibirinda indwara ibyo nibyo nshaka ko munsobanurira yego navuze ngo ubugari ndi burinda indwara sibyo ariko butunga umubiri muri rero mu bitunga mubiri mu byubaka umubiri burahengamye buhengamye mu bintu bitatu navuze bitunga umubiri nabivuzemo ibyubaka umubiri ndago birimo neze gutunganiza mbivugamo siko kubaka umubiri se kose mana waretse kutugira abasazanga okay nabidi oy mureki abidusobanura uko biri ubugari bujya muki
mu bintu bitatu navuze gutunga umuntu ntawe nabivuze muko nta kitabutunga cyawe ugiye kiretse ari uburozi yo Uganda bishyira mu byubaka umuntu sibyo ndi kumubwira tsanga ku byubaka kandi ngo ni gutunga umubiri wowe nibyo byubaka umubiri kubaka umubiri no gutunga umubiri sindi kubaka umubiri tuvuga kuri kategori Manase yavuze nizo ndi kuvuga gutunga ntabwo nabivuze kuko nta kitabutunga kiretse cyagiye mu kigiye ubugari biri mu byubaka umubiri kubera ko yubiriye nyine si ibyo kurya se bisanzwe ubagaho umubiri urakomera gugakora okay ntacyo noneho imboga ko utazishyira mu bibaka umubiri iyo nize gutunga imboga ni birinda indwara birinda indwara ko bigatunga umubiri nyine byawutunze nabyo yego ariko izikanarinda indwara byatunze nyine byatunze umubiri no gutunga ijambo gutunga turikuremo tugirenza nkaho tutanarize sibyo kuko ikintu cyose cyagiye mu n'urya ibijumba gusa birawutunga ako ntabwo abarya indyo yuzuye ako wagwara bwakimana bijumba bwaki tayari rero reka dusoreze kuri akantu mbabwire iyo tuvuze ngo ibitera imbaraga hazamo ibinyamafufu sibyo n'ibinyampeke ibinyampeke ni ibigori ibinyampeke